wowe nta kintu ukureba mu maso ganje. Tuvuge ibintu dusubira ibintu umuntu ahangayikishwa nuko yishyura amadeni. Nako kazamo ariko ntaho nari narasobanukiwe. Gerageze ko nta byanshimisha byankora ku mutima. Sobanukiwe nturega ndi mu bigeragezo byinshi cyane. Bigerageza ariko bihuhora. Ku buryo hari umuntu ushobora gukoresha amafaranga ge akishyura ago madeni agakoresha ibyo bintu byose kugira ngo abone ng'imbabazi ngo zanje kandi ntazo nize kumuha. Imbabazi zawe ibyo wibitekerezaho cyane ahubwo ibyo byumbwiye kandi ndabyumvishije n'amatwi ganje. Basi urabyemeye? Yego ndabyemeye. Urabyemeye ko nkunda? Sinigeze nanga gukunda. Uranabyemeye ko twazasangira? Nabyemeye. Hari ikintu sinahakanye. Niba baragwaye amafaranga ukarenzaho n'agandi uzi ubuzima mbayemo suri kugira ngo amafaranga bagwaye nje ndagafite. Uriya muntu nge yambariye mu madolari sibyo? Bana kubari mu madolari. Niba ubwiye umuntu ngo ni ibihumbi 10 agataba 10,000 by'amadolari ntago ari ibintu ntago umwibye. Yego. Ntago nigeze mwiba. Yego. Asumunitsa igihe ari amafaranga yari amaze ubu yabayo ayunguka bumaze kunyungukira ngaye. Noneho rero niba udashaka kugira icuma kandi waragize icuge ubwo ukumva kuri igisambo. Ese umuvuga amazina Keza muramuzi? Ya Keza ndamuzi. Ahubwo wowe ko ntakuzi muri famiye ye nkuriye kuki? Keza nyine ni inshuti yanjye twahuriye mu kazi. Dutatu inshuti guhera uyu munsi nabugambiye yaransuye. Ese mwebwe muramuzi neza cyane? Keza nari inshuti na se. Ahubwo ugerageze iyo umuntu ari muri koma ntago aba akeneye urusaku. Ari abantu baza hano baze bacecetse. Ikindi kandi ugize icyo ubona gihindutse kuri we wahita wihutura kuza ukambwira. Yego? Irinde kunyeganyiza akaboko cyane ukareke gutya igicungana n'iseru mu kwishira nishira waza ukambwira. Namahoro. Ya umurwayi ameze neza ariko ari muri koma. Biragaragara yuko ashobora kuza kuzanzamuka ahitagize igihinduka. Ya. Inspector Okongo. Nje kuri ku kirego cy'umwana. Wabita amani hivi? Ikirego cy'umwana? Yes. Yego ndi amani. Uharegwa kugira uruhare kuganira kwica Keza. Jewe? Afande oya ntabwo ari jewe. Njyahugura na mutawaye na muzanyana kwa muganga. Afande. Udufashe rwose Keza tumenye ukuraho kuri. Sawa. Nimba atari wowe. Nyukira tujye kuri polisi ugire byinshi usobanura. Kuri sitasiyo niwe dukeneye. Nta kindi kintu kimwe nakoze pe. Ndabyumva. Tugende nyine tujye kuri sitasiyo ugire byinshi usobanura. Ntabwo nasiga umurwayi afande. Ntabwo nasiga umurwayi. Ntabwo wasiga umurwayi? Ibintu ndi kuvuga uri kubyumva? Wumva Ikinyarwanda, wumva Igiswahili, wumva Icyongereza, wumva iki? Ndabyumva ariko urumva namusiga. Ntabwo ushobora kumva ibyo afande ari kukubwira. Ushaka nsubiremo? Ushaka kumusiga? Okay. Ndagukunda. We. Ushaka kumbana? Ntabwo ushaka kurwanya ntabwo ndi buze gusiga umurwayi afande. Ntuze gusiga umurwayi kandi ngariwe wamwishe? Ntabwo ndarengana ureka gusobanura ukuntu byose bimeze. Ngiye kweza ndamukunda pe. Ndamukunda n'umutima wanjye wose ntabwo natekereza kumugirira nabi. Sondish. Sibyo. Ibyo ngibyo. Iki?
uzasobanurire byose. Reka Tugenda musezerera. We. Ucishwa. Wa muhungu. Uri kubaya inzego zishinzwe umutekano. Koresha imbaraga mfite. Keza bye. Maîtrise, oui. Maîtrise. My God. Tabiherayo koko. Za ni ibiki? Inkuru ndayivuga gute? Yesu. Maîtrise, hari inkuru abantu babura nuko bavuga rwose. Hey. Se wambiye ibyo mbwira vuba. Nyine. Tabivuga gute? Nyine Maître. Nyine urabona. Hey. Se wavuze ibyo uvuga wowe? Po. Uje kunesha umwanya gusa ndi kwi Amani nyine ari muri ribu. Hey. Ubu tuvugana ari muri ribu. Hey. Za. Reka nizere ko uri kuvuga uri kwivugira cyangwa uri kunyinisha. Inshuti yanjye magara umwana wawe. Hey. Atuze umbwire. Ari muri ribu nyine. Niba yakoze iki? Hey. Mbwira byagenze bite? Ari muri ribu. Hey. Tumva nshaka n'amazi. Iby'amazi byo bireke. Umwana wanjye arafunze nawe ngo amazi ahubwo tujya kumureba. Hey! 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 Maître, wambaye ibirenge. Nyaruka. Hey. Ana be kwa sufre. Uzi n'ibindi byo dutega amakuru. Muri moto. Reka ndagufungura mu mbere yawe. N'utega moto. Sohoka tugende zawe. Bite byawe?
sawa. Biriwe neza. Hanyuma ko wowe wageze mute hano ko nabujije abantu kwinjira hano? Dr. Ngendo umugabo wa Keza. Umugabo wa Keza? Kuva ryari uri umugabo wa Keza uruza? Sinzi. Gusa n'umugore wanjye nyine tu. Twakoze umurenge. Twendaga gupanga nyine na gahunda zo bukwe. Ntabwo se wowe ubukwe ntamenye. Kuri interested mu kumumenya cyane biti. Keza nari inshuti na se. Oh. Okay. Ntabwo ndi basohoka rwose akeneye gutuza. You can see. Urabona ko twakoze umurenge. Bishoboka bite ko mwakoze ubukwe Keza ntantumire? Ubwo nyine sinzi ukuntu byagenze gusa twatumiye nyine abantu bakeya b'inshuti za hafi. So sinzi rero ahubwo impamvu yaba atarakubwiye. Twari dufite gahunda yo gukora mariage vuba nyine kugira ngo urabone ibyabaye. Ubwo Keza reka ntegereza azantumira kuko ndabizi ko atakwanga kuntumira ko byamira kose ngomba kuba murimo. Noneho azagutumira. Keza n'umwana wanjye rwose n'ari umwana wanjye uyu nguyu. Ko nari inshuti na se cyane. Ugomba kuba haracyari muri komari muri 50-50. Birashoboka ko ashobora kubaho rwose kandi amahirwe menshi turagumya gukora ibishoboka byose Keza ave muri koma. Amahirwe yo kubaho se no gupfa ni nka kangahe? Gupfa ni nka 70, kubaho ni nka 30 cyangwa aracyari kuri 50-50. Ariko twe nk'abaganga turakomeza gukora ibishoboka byose abeho. Rwose arakira humura tuze kandi bishyira umutima hamwe ntugire ikibazo. Sibyo? None se doctor ubundi mwasanze afite iki kibazo? Keza yararozwe. Uburozi? N'uburozi ahubwo ntibashije ahantu yahuriye nabwo biranyobera. Doctor uburozi ko butajya bupfa gukira ubu ngo azabaho koko? Yageze kwa muganga turakomeza dukora ibishoboka byose azabaho rwose. Humura utuze. None se doctor muri guteganya kumuvura gute ubundi? Urabona uburozi yariye bwangije umwijima. Buriya umuntu ari y'uburozi nta kindi kintu bwangiza cyane bubanza kugera ku mwijima. Iyo umwijima rero kuri kugenda wangirika niko imbaraga zigenda zicika z'umuntu. Akagera kuri level yo kuba yapfa. Hanyuma twebwe turi kumufasha, uburyo turi kugenda tumufasha turi kumushyira ku mashini tukayungurura tukamuvoma amaraso tukayungurura then after tukongera tukayamutera tukayamusubizamo ameze neza. Urumva rero n'uburyo tuvuga ngo amaraso yiwe n'ubundi niyo murimo gusubiza muri kuyayungurura mukayasubizamo. Niyo mpamvu rero wumva ko uko byamera kose agomba kuzanzamuka kandi agomba gukira. Utuze rwose umutima muhumure. Mumfashe ariko gerageze usohoke. Ubakeneye gutuza akeneye kubona umuyaga wenyine aha ngaha. Humura ntugira ikibazo ntabwo ndi umubangamira. Urakoze cyane. Sawa rero ugerageze uhite usohoka ntutindemo sibyo? Tuze dutangize urubanza. Ndareba uregwa arahari n'urega arahari. Ndumva rero urukiko rwakomeza rugakora akazi karwo. Murakoze cyane. Urubanza rw'uyu munsi tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu 2025 harimo uregwa ariwe witwa Amani Eve, akaba abyarwa n'umubyeyi witwa Iribagiza Faina,
papa we akaba yitwa Rurangwa Francis, akaba avuka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Nduba, akagari kaho ni Gatunga, akaba ariho aregwa icyaha kijyanye n'ubwicanyi. Nagira ngo mubaze niba iyo myirondoro ayemera. Iyo myirondoro ndayemera. Okay. Hanyuma hakaba hari umurega ariwe witwa Kwizera Norbert, ubyarwa n'Uwanyana Nyampinga, papa we akaba yitwa Karangwa Emmanuel, akaba avuka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ni Byimana. Tukaba twagira ngo tumubaze niba iyo myirondoro nawe ayemera. Murakoze, iyo myirondoro ndayemera. Murakoze cyane. Ndumva urubanza rwatangizwa. Tumaze kumva imyirondoro y'urega ndetse n'uregwa, ndumva ku ruhande rw'urega yatangira. Murakoze perezida w'urukiko, njye nkaba ndi umushinjacyaha uhagarariye Kwizera Norbert. Nkaba rero nagira ngo mbagezeho ikirego cya Kwizera Norbert aregamo Yive Amani. Hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 umwaka 2025, ubwo umugore wa Kwizera Norbert yajyaga gusura Amani Yive, Amani akaza kwakira uyu mudamu, ariko akaza kugerageza uburyo ki bushoboka ashobora kuzimya ubuzima bwe. Hakaba hari nkaho byagiye bigaragara yuko yamuhaye ibyo kunywa bihumanije kugira ngo amurimangatanye, ndetse kugeza uyu munsi wa none uyu mugore wa Kwizera Norbert akaba mu buzima bwe bigaragara yuko butari kugenda neza, ndetse nta n'icyizere gihari cyuko ashobora kurokoka. Bigaragara yuko uyu Yive Amani atari ubwa mbere ahuye n'uyu mugore wa Kwizera Norbert ari we witwa Keza. Nyakubahwa perezida w'urukiko, twasabaga yuko icyaha kiramutse kimuhamye yakatirwa igihano cya burundu. Murakoze. Tumaze kumva uruhande rw'uhagarariye urega, ibyo bimenyetso mwaba mubifite? Yego nyakubahwa perezida w'urukiko, ibimenyetso turabifite. Okay. Tugiye ku ruhande rw'uregwa kugira ngo ibyo uregwa wabyumvise, twabaha umwanya natwe tukumva ko mwiregura. Murakoze cyane nyakubahwa perezida w'urukiko. Ndisobanura ku bintu bigera kuri bitatu. Icya mbere, nk'umunyamategeko tuzi neza ko hari igihano kigena cyangwa kigenerwa icyaha cyo kubeshya. Aka kanya ndi hano kubw'umukiriya wanjye Yive Amani. Ibyo barimo bamushinja bijyanye no kuba yarishwe umuntu bavuga ko ari umugore wa Norbert, njye ntabwo mbyemera gutyo, njye n'umukiriya wanjye, kuko amakuru ahari dufitiye ibimenyetso nuko bari inshuti na Norbert na Yive, kandi bakaba bari inshuti nk'abari bari mu rukundo bose. Ubwo na umukiriya wanjye Yive nawe yari ari gutereta Keza nk'ugomba kuba yabana nawe. Icya kabiri, ku itariki 20 z'ukwa 4 kuko yaramusuye, sinabwo yari ahageze, asanzwe musura, barasurana bakaganira, baramenyeranye. Kuba rero yaramusuye uwo munsi yatakagira ikibazo, bavuze ko bafite ibimenyetso, ubwo n'ibindi baraza kubitwereka byose, ariko icyo gihe nemera kimwe nuko yamusuye, ariko kumusura ikibazo yahagiriye akaba yagenda akagira ikibazo bagatekereza ko ari Yive. Ndagira ngo nko mu mategeko muze kudufasha
kureba neza nimba nta kindi kibazo kiri hagati yabo cyaba gituma bagambirira gushyira umukiriya wanjye mu rubanza bamushinja kwica umuntu. Kandi aka kanya tunavugana nyakubahwa perezida w'urukiko nuko uwo mukobwa Keza atarapfa, n'undi ari kwa muganga isaha yose yabyuka. ahubwo ukibaza, ndagira ngo munkurikiranire mushingiye ku mategeko uko tuyazi, nimba koko impamvu ituma bashinja umukiriya wanjye ko yishe umuntu, kandi umuntu uri kwa muganga, umuntu ugihumeka, bakaba bumva yamaze gupfa ku buryo bumva bashaka gushyira umukiriya wanjye mu rubanza. ndagira ngo mumfashe mukurikirane n'icyo. haramutse habonetse ibimenyetso y'uko yari umugore we, mwabyifatamo gute? ubwo ibimenyetso bibonetse twaba tubimenyeye ahangaha, twabiha agaciro tugashaka ibindi. nyakubahwa perezida w'urukiko, nagira ngo ngaragaze ibimenyetso bigaragaza yuko uyu Keza yari umugore wa Norbert. nyakubahwa perezida w'urukiko, nagira ngo nkunkundiye murebe aya mafoto icyo agaragaza. aya ni amafoto, iyi ni certificate igaragaza yuko Keza yari umugore wa Norbert kandi ko basezeranye ivangamutungo risesuye. tumaze kumva impande zombi ko ziregura n'ibyo mwasabye, Yves agiye kuba agumye afunze. urukiko rusubikiye ahangaha, uru rubanza ruzongera gusukurwa ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu saa 9. niba ubutabera rubwa bifite abandi basaba bande, oya oya. ese iyi niyo si wifuza, ese iyi ni Afurika wifuza? wa mugore urashaka cyajya nkubahuka? ntabwo ubona ko uri umubyeyi? Afande, mbabara umunota umwe wonyine mvugana n'umwana wanjye. ni ikihe kintu mutavuganye? umunota umwe gusa niwo gusabye. ngirira impuhwe. sipaza ko agenda umubyeyi wawe, nawe ngirira impuhwe. umunota umwe gusa. wipfuka mama, haguruka wamubwirira ahangaha. umunota umwe. bamo barambeshye. Amani, ndashaka umbwiza ukuri bwarimo. mama, icyo ushaka kumbaza cyose ndi kukibona pe, ariko kuri njye nakubwiza nuko nabeshyewe. Amani, waratinyutse wica umuntu. mama, ntabwo nabikora. akazi nkora kose urakazi. njye nirwariya mu butaka, nta kindi kintu na kimwe njye nzi gukora. kandi Keza uramuzi. Keza naramukubwiye igihe cyose, nakubwiye ko ari umukobwa nkunda mama. rero sinzi ukuntu afata umukobwa nkunda we nindangiza mwica. icyo mbona cy'ibingi byose nakagambane kabaye mu kanya. Amani, ndi mu bihe bitanyoroheye. ntabwo nari nzi ko uyu munsi igihe nk'iki nzisanga mu kibazo nk'iki ngiki. gusa urantenguza. mama, ntabwo nagutenguha, ariko icyo nzi ni uko Mariya, umubyeyi w'Imana, azantabara. ukuri kw'ibintu byose mama, igihe kizagera kujya hanze. kandi nzamwere hano hantu nzasohoka. byarangiye n'ubu ndi kwica amategeko. Amani, niba ko kurengana, Yesu azakurenganura. mama, ndabyizeye ko igihe kizagera byose bikajya ku murongo. hari ikintu ushaka kumubwira? yego, kimwe cyonyine. mungu wanjye, ndagukunda. kandi nubwo ugiye mu gihome ntabwo uri wenyine, turi kumwe. mama, nzakora buri kimwe. mama, ndagukunda nanjye. mama humura, umwana we nimba arengana azarenganurwa, kandi niba ari nabyo koko ni burundu.
mama bye oya oya reka tubihindure